Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 7. Yesu ahinyura inyigisho y'Abafarisayo. Abafarisayo n'abanditsi bamwe bavuye i Yerusalemu bateranira aho ari, babona abigishwa be bamwe barisha ibyo kurya byabo n'intoki zihumanye, bisobanurwa ngo zitajabitse mu mazi, kuko Abafarisayo n'Abayuda bose bataryaga batabanje kujabika intoki mu mazi ngo zibe zihumanuwe, bakurikije imigenzo y'abasekuruza. Kandi iyo babaga bavuye mu iguriro, ntibaryaga batabanje kwiyibiza mu mazi ngo babe bahumanutse. Hariho n'ibindi byinshi bategetswe na ba sekuruza babo kubiziririza, nko kujabika ibikombe n'inzabya n'inkono z'imiringa. Abafarisayo n'abanditsi baramubaza bati, ni iki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo ya ba sekuruza, bagapfa kurisha ibyo kurya intoki zihumanye? Arabasubiza ati, Yesaya yahanuye ibyanyu neza, mwa ndyarya mwe, nk'uko byanditswe ngo, ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo, ariko imitima yabo indi kure. Bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Itegeko ry'Imana murirekera gukomeza imigenzo y'abantu. Kandi ati, musuzugura neza itegeko ry'Imana ngo muziririze imigenzo yanyu. Kuko Mose yavuze ati, wubahe so na nyoko, kandi ati, uzatuka se cyangwa nyina bamwice. Nyamara mwebweho muravuga muti, umuntu nabwira se cyangwa nyina ati, icyo najyaga kugufashisha ni korubani, risobanurwa ngo ituro ry'Imana, muba mutakimukundiye kugifashisha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mukarihindura ubusa, kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yababayemo akarande. Kandi hariho n'ibindi byinshi mukora nk'ibyo. Arongera ahamagara abantu arababwira ati, mutege amatwi mwese munyumve. Nta kinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye, ahubwo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya. Niba hari umuntu ufite amatwi yumva, niyumve. Nuko avuye mu bantu yinjira mu nzu, abigishwa be bamubaza iby'uwo mugani. Nawe arababaza ati, mbese namwe ntimugira ubwenge? Ntimuzi yuko ikintu cyinjiye mu muntu kivuye inyuma atari cyo kimuhumanya, kuko kitajya mu mutima we, ahubwo kijya mu nda, kikanyura mu nzira yacyo. Uko niko kubonezwa kw'ibyo kurya byose. Aravuga ati, ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu, nibyo bimuhumanya. Akize umukobwa w'umugore w'umugirikikazi, arahaguruka arahava, ajya mu gihugu cy'i Tiro n'i Sidoni. Yinjira mu nzu adashaka ko hagira ubimenya, ariko ntiyabasha kwihisha uwo mwanya. Umugore ufite umukobwa muto utewe na dayimoni amwumvise araza, yikubita imbere y'ibirenge bye. Uwo mugore yari umugirikikazi, ubwoko bwe ni umusirofoyinike. Aramwinginga ngo yirukane dayimoni mu mukobwa we. Aramubwira ati, reka babanze bahage, kuko atari byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo ubijugunyire imbwa. Nawe aramusubiza ati, ni koko mwami, ariko imbwa zo
ziri munsi y'ameza zirya ubuvungukira bw'abana. Aramubwira ati ubwo uvuze utyo igendere, dayimoni avuye mu mukobwa wawe. Asubira mu nzu ye asanga wa mwana aryamye ku buriri dayimoni amuvuyemo. Yesu akiza igipfamatwi kandi kidedemanga. Ava mu gihugu cy'i Tiro anyura i Sidoni, agera ku nyanja y'i Galilaya anyuze hagati y'i Dekapoli. Bamuzanira igipfamatwi kandi kidedemanga, baramwinginga ngo agishyireho ikiganza. Agikura mu bantu, arakihererana, agishyira intoki mu matwi, acira amacandwe, agikora ku rurimi, arararama areba mu ijuru, asuhuza umutima, arakibwira ati efata, risobanurwa ngo zibuka. Amatwi ye harazibuka, n'intananya y'ururimi rwe irahambuka, avuga neza. Arabihanangiriza ngo batagira uwo babibwira, ariko kuko yarushagaho kubihanangiriza ni nako barushaga